banyirukanye nabi bangiriye ibintu bibi bankoreye ibintu bibi umukowe n'iki yagukoreye cyakubabaje wese iyo nta n'umurwayi hariya nkabaryewe mpiga ibyo abana barya nkabarye uvuze uriya yari ingare nari nzi uko atazanubaka ahubwo ukuntu mwabanye nawe umenye ugira amahane iriya mirere kuko iyo utagira amahane ntabwo mwarabanye anyanitse rubanda rwose rwarambuwe yamaze gukira arisobanukirwa atangira kubona ko nawe uruwe cyane rwose arandeba babona ko ntari nyina rwose ambona mu ndi muntu w'ahandi urahukana ndigukira nkazagaruka amaze gucururuka burya cyagiye nabonaga n'ibitinda ari bunshyire sinza bigenze yewe gucanze urahukana nyaruka wigendere rwose nabuze ko kakubonye hano byatuma nta mahoro ngira uzi ko ari wowe ari we yavuga ko aryo wanagukuruye urambaza iki se uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki namuhoye iki twapfuye umugabo ngibyo ibigaragariye ahangaha yego byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima w'uriya mugabo we yego rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we n'umutima yarawutwaye buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yari ayifite iragurishwa iribwa na Liberata murabona mwiki inde Liberata niko buretse tuvura amarozi y'ubwoko bwose waba uhinga ntiweze uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza ikindi dutanga umuti w'urukundo ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto ese ibi wari kubibavura batiriwe baza hano bagakira Amerika Aziya Oceania Uburayi aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo yego iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite yego rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi rero turi muri iminsi turi gukorera mu ntara cyane kubera ko nyine biba byabaye ngombwa turi n'ubundi mu ntara y'amajyepfo niho turi twa mama Asia ngira ngo muri kwa kubishire twasuye tukamuganiriza atubwira ubuzima bayemo mu cyaro aho yasubiye kuba nyine mu rugo aho yubatse ndetse naho umuryango nyirizi nawe uba uyu munsi rero twasubiyeyo kugira ngo tubashe kumva yampamagaye yambwira ko umukwe we yabivuze mu rindi jambo avuga ngo yamuteye ariko ubwo nibwo buryo yumvaga ashaka kwivugamo mbwira ko umukwe we nyine yaje mu rugo iwe ari iwe arambwira ati wakiyangana ukahagera kuko simushaka iwanjye numvaga avuga arakayavuga ko umukwe atamushaka ko nta n'umuntu wo mu muryango wo ku mukobwa we yifuza kuzongera kubona mu buzima bwe ndavuga nti rero reka tuhagere twumve uko bimeze tuganire nabo twumve impamvu yatumye umugabo ajya kwa nyirabukwe cyane ko n'ibyabaye byose umugore wa Kira Asia ntago yari ahari yari yaragiye aho tutazi natwe wenda nituhamusanga aradusobanura nawe ibyo wenda gahunda yari arimo
murumva rero ko ni byinshi byo kuganira, tugomba kumenya amakuru ni menshi tugomba kumenya kugira ngo tubashe gusobanukirwa, ndetse n'uriya mugabo tumenye impamvu yatumye atega akajya kwa nyirabukwe. Reka tuzamuke, twari turi hepfo yaho gatoya, n'ubundi ni hafi yaho, reka tuhagere tubashe kumva, tuganire twumve uko byagenze, impamvu nyamukuru yamuzanye, dukomeze twumve impamvu nyamukuru yamuzanye, hanyuma tubashe kuganira neza. N'ubundi ni hano turahageze, twumve impamvu yaduhamagaye, ko biri kose ni impamvu yumvikana. Tubona tuhageze bari kuganira. Claude, komera cyane. Aho neza. Muraho. Makuru keza. Muraho mukecuru. Meze mutese. Meze fresh. Wahageze? Nahageze. Kwa nyakubukwe. Ntimukwe twegukana gakera. Hari haciyeho iminsi. Cyatari uyegukana kera ari Kigali. Wabonye umukwe wawe? namubonye se abaje kundeba iki n'ukuntu umugore we yanyirukanye nabi. Oya, si ibyo bintu byabaye byari bibaho. Ahubwo se wari urihe wowe byose biba wa mugore? Umugore we yanyirukanye naba nankubita. None se ko navuye mu rugo yuko nta nuzangarukira iwanjye. Narabazinutswe jewe buriyo. None se mwapfuye iki ko ngenda gusiye mu rugo? Araje kumurwaza. Nkabona ari umuntu nawe abantu bamufitanye ikibazo nta kibazo bafitanye, byaje kurangira gute, byagenze bite? Umugore wawe naramurwaje udahari, uragenda, ndavuga ati umukwe wanjye ntiyabasize umugore we nanjye ngo ndeke kutarwaza umwana wanjye, ahubwo reka rwaza umwana wanjye akire, yaza ataza ibyo ntago bindeba mbega, ariko umwana wanjye akiri. Nese mu gukira kwiwe byarangiye gute kugira ngo wowe ugaruzi nta mucyaro? Ya umva nariboneye n'akazi keza cyane kampemba amafaranga menshi. Birumvikana. Arambye ati ahangasi ho naje gukorera akazi. Yego. Imfata inzira ngi wanjye. Yanyirukanye rubanda rwose ku manywa y'ihanga, abantu bareba, anampirika nkubita, abantu bavuza induru. Konzi ko nari mbasize mubanye neza, ari umurwayi wawe. Vuga nubwo yenda wowe. Ahubwo se reka nkubaze, wowe wagiye gute ko duheruka wari gufasha uyu mubyeyi kurwaza umuntu? Wewe waje kugenda gute ko waje kubata bose ukigendera? Nabona gahunda z'umukobwa na nyina zitanshimishije, kubana nabo ntabishoboye. Gutama kugenda nabishoboye, ndavuga ne ejo ntaza kosereza amabukwe ngo tuvugana nabi. Kandi baravuganye nabi. Cyari batangiye byari kurengaho noneho subyibuka cyane rwose. Burya rero byari bitangiye mu ntangiro, ubu noneho nza kuba rawo nyiharize. Tuba twaricanye. Ahubwo ngiye navuzeneka ni here mabukwe amahoro. Umvise n'umukobwa uwe, umvise akurikirana umukobwa we uko cyane byari bajwe ko ngiye nari naragerageje amahirwe yanjye byaranze, ndabana noneho reka mukira amaboko ya nyina. Ngira amahirwe yo ko nyina hageze, mbona atangiye kumufasha, mbona atangiye gusa nkaho wagira ngo babiziranyeho, ubiga ngomba kumuvuzamo. Urumva rero sasa mbonye bitangiye kugira ngo bibyane amakimbirane y'ikira abana, reka nsige umwana na nyina amurwanaho nk'umubyeyi, cyane ko ari we uruzi nibi ashobora kuba yabazi n'ibyo yararwaye. Yarabizi ntabwo rero byandebaga. Ahubwo se waje kubimenya ibyo yararwaye? N'ubu ntabwo ndamenya amakuru neza yabyo, gusa amakuru mfite nuko ngo yakize. Kuba yarakize byo amakuru nayamenye, ahubwo ikintu cyambabaje nuko mabukwe ngo yasubiye inyuma akirukanwa mu rugo nabi. Ibyo bintu byarambabaje, nibyo byatumye mvuga se kanye kwisura mukecuru mubaza amakuru, niyo byatumye manuka inama karere. Niko se mama kububonye umukwe wawe murango ko bimeze mu rugo. Kububonye umukwe wawe biragushimishije kuba gusuye? Ko bise bitakushimishije? Kunshimisha ariko ntabwo byabura kwishimisha, ariko ntabwo nishimye nk'ukuntu banyirukanye nabi, bangiriye ibintu bibi, bankoreye ibintu bibi. Umukwe wawe n'iki yagukoreye cyakubabaje? Wese iyo nta umurwayi hariya nkaba ari jewe mpiga ibyo abana barya, nkaba ari jewe uvuza umwana wanjye, yarazi yuko tuzabaho dute kandi afite akazi gakomeye, ntanatwoherereza amafaranga. None akaba yaje ngo aje kurema, uje kundeba, undebaho iki? Ngujije ikiba igisabo, ntabwo nabura kutoka ko undebaho iki? Ubu ikibazo nari mfite abuzukuru n'abanje na n'ubu ngubu ndabakunda, nanubu ndacyabakunze, ariko wowe
umugore wawe Yeah. rwose Ariko isa ikintu njyewe ndumva nta ruhare nk'ubiyuhagiye mbifite. Ese ko mbifitemo nkamena kintu nta ruhare mbifite. wowe Nawe ariko umugore waramwibuka. wawe Uruhare rero dore icyatumye mbiruka ntabwo Have, ngiye nishoboye have, gutunga abagore ntabwo babiri mu nzu. ubyibuka cyagiye Abagore babiri mu nzu se ne kubatunga gute mwabantu mwe? Bari abagore babiri ugikwera inyo Uyu kuko nabonaga nawe yari yarakaniye n'uriya nawe yarakaniye hose nkavuga nti rero icyiza reka mbasige babashe kwibana neza ahubwo ikindi cyarenzeho ni uko nawe n'umukobwa we batoshoye kumvikana umvise mu rugo rwanjye mbasigiye ngo yego sinagiye mbabyiye sibyo ariko nabo ntabwo urumva we hari ijambo wakoresheje uramubwira ngo iwawe si mu bitaro byarashoboka nta nubwo ari kwa muganga muganga yaje kumuvuza ngo akira agende nzi ko aje gukambika ko nabonye ahita akambika agasasa akaryama burundu ntabwo uzataha ryari ati ntabwo naha nakije umukobwa wanjye ntabwo nzataha kwanza umva arakaniye burundu ari wowe wabigenza kandi ari wowe wabigenza keza ubyibuke ku nshuro ya kangahe nguhamagara ngo ubyibuke nawe yari yakaniye avuga ati ntabwo nzahava cyane yari yakaniye ariko nawe ntiwasiga umwana wawe ngo ureke kumuvuza kandi icyo kintu ariko cyakuza ubuzima bw'i Kigali ku buzi Nawe nicyo ubonaga yashakaga. nashobora guhahira abagore babiri koko wa muntu we ko nawe byagezeho bincanga neza nanjye nayo nendaga gusara cyambere cyo mfite umurwayi mfite na nyirabukwe mu nzu nta rw'inyagamburiro sibyo oya ntabwo byari gukunda hanyuma agiye ko nabishoboye wanabishoboye kandi ntahe Kigali ari ubwa mbere nari nkaje wadutaye nkiyaranja nkabishobora sibyo kandi ari bwo bwa mbere nari ngeze mu mujyi wa Kigali oya uriya umukobwa wagomba kumushobora kuko burya uzi imivukire ye uzi imikurire ye ntumvise njye hanyuma byo kubatunga nabikuraga hehe kandi ari bwo bwa mbere ngeze mu mujyi wa mugira uburyo mu tekinika ntawamenye yari yaranjaga mwari yaranjaga nese iminsi wamutunze siyo myinshi kuruta iyo mutunze reba kumuvana mu bwana akamugeza mu myaka wamumaye wamumereye ubona we kuza ukamurwaza byarakurana ngo mbere se wamutungishaga iki ni ukuvuga nyine wowe we wari yaranjije nk'umubyeyi we urumva ikintu cyabayeho rero wenda ntiwamenya amakuru ni ukuvuga ngo hagati y'uyu n'umukobwa we havutsemo ikibazo bamera nk'abasubiranyemo mu gusubiranamo nawe ntiwari uhari uyu mubyeyi biramukomerera kuko ibyo yakoze byose yabikoreraga umukobwa we na bya bindi by'uburozi twaje kumenya aho byaturutse tumenya n'uwabitanze n'impamvu umugore wawe yabaye kuriya nabyo biriza kumenyekana byose ibintu byarasobanutse bijya ku murongo ahubwo nyuma baje gusubiranamo umukobwa na mama we basubiranamo urumva kumvikana birabananira umwe yigarika undi naho urubanza rwabereye ubwo ibindi by'uko umukobwa yakize n'indwara yararwaye uzabibaza umugore wawe cyangwa ubaze nyoko bukwe ariko icyabaje uyu mubyeyi ni ibintu byose yakoreye umukobwa we ariko bikarangira nyuma amwigaritse amwisumuroze kandi ibyo yakoze byose ari we yabikoreraga noneho umukobwa we aramwigarika aramusohora ngo harasiwe ngo najye mu rugo rwe kandi none narubasigiye bose babashe kubwumvikana umugore wawe nawe uramuzi nk'uko uri kuvuga ngo yamwishakiye so ubundi wari umutunzi uti ubundi uriya mugore wari umutunzi uti ahubwo wamureze uti namureze uriya yari ingare nari nzi uko atazanubaka ahubwo ukuntu mwabanye nawe umenye ugira amahane iriya mirerere kuko iyo utagira amahane ntabwo muba mwarabanye muba mwarabanye umwana arivukira umugore wawe ni ingare yari yarananiye akiri no mu bukobwa bwe nagize amahirwe mvira no mu rugo aragenda mbega imirerere we ntabwo ari imirerere shamwe arivukira uriya niko yivukiye yarivukiye kuko mu bana mfite bose ntawe uteye nka se bavuga ngo umwana ngana se abana mfite bose n'imfura n'abana uriya ngana ariko uriya ni angana se angana nyina yahuye nawe muri babi mwembi yahuye nawe bose bahuye bahwanye mwahuye muhwanye tu ariko njye urabona ko mpfa kugerageza nkaje kwirebera mu rugo mu ruhango uko mumeze dore kuva i Kigali ugera naho uza amatiko ukuntu akaze cyane ariko navuze ni reka njye kwirira amabukwe mu ruhango uko yagiye mbimenye menye uko wagiyemo have nari nzi ko nawe utazanangera imbere hubwo ariko ntabwo utazangera imbere sinzi impamvu ugarutse imbere yanjye ukaza kumbwira ngo byagenze gutya na gutya ubundi nawe nari nakuzirutswe burundu ngo mwana muri babi we n'umugore wawe muzabage mwifashe ibyo mwankoreye byose muzabage mwifashe uko muri babiri nayongera akanasara kagira n'undi mugirira nabi ntimuzampamagare bibaho uzamushyire mama wawe cyangwa nawe uzamwimenyera ibyawe yo gusubiranamo mugacanana amarozi byaturutse birangira biti umugore wawe ni umutindi mubi
ese byarangiye bite? yaranyanitse rubanda rwose rurambona yaranyanitse rubanda rwose rwarambona Urumva ngo yamaze gukira arisobanukirwa atangira kubona ko nawe uruwe cyane rwose arandeba abona ko ntari nyina rwose ambonamo undi muntu w'ahandi ariko yaranyanitse ku buryo nagiye ahantu hose bamvugiriza induru nuko nyine ibyo nakoze nari nanabisabiye imbabazi abantu basigara bambwira ati ariko uriya mukecuru ararenganye gutya na gutya ati ibintu ukoze wagomba kuzamwirukana umugabo wawe ahari ariko ibintu ukoze ntabwo ari byo uzabwira umugabo wawe ko mukecuru yatashye ate byagenze biti ariko abantu bose nabo bakimubonyemo bikomeye pe ariko ubu ninza guhura nawe sibyo genda gerageza ahubwo se wowe umugore wawe wari wagera iwe ntabwo ndagera ariko amakuru nayamenye wowe baraguhitira mu rugo iwangu ubanzire n'umugore wawe uko ameze nabyumviye muri quartier ariko nabani reka nibanzirize kwa mama uko ndebe ko yananyira no kubishyimbo ishyimbo se muzi ko byeze yanamaye akaba yamana ku mamba nkabasha kwinjira no mu rugo rega ndi umuntu ukaze icyo mwisabira nuko wacisha ndiye ko yama ni kiro n'utumira mu matungo y'ubishyimbo kire n'umukobwa ninjane mu rugo yamahawe icyo mwisabira nuko wareba inyuma kare kuko muzehe nawe yarakugaye rwose ataracyura inka ngaze ngagusanga birashoboka yego ariko se none ntabwo akubonye byaba ibindi bindi nawe rega yarababaye byaba ibindi bindi muzehe yarababaye byaba ibindi bindi hasi ubwo ugize neza wareba inyuma muzehe ataragusanga mu rugo rwe ntakuntu hazamuzana nawe tugasaba nimbaze koko reka nta uwe ariyo nitabye na telefone nkavuga ati ni umukwe wanjye ati tu ubwo sinzi ngiye guhamagara ati kupa yararakaye bigezeho cyane wowe ahubwo wowe ikintu ubanza kubanza gukora reka wowe banza uhure n'umugore wawe muganire umubaze ibyabaye byose uko bimeze mubaze ibyo byose byabaye muzabiganira gusobanurira ibintu byose uburyo wamenya amakuru kuko ntuzi uburyo yakize ntuzi ibyo yararwaye aho byaturutse ibyo ni ibintu ugomba kumenya agomba gusobanurira ni nabwo uzamenya ngo ibyo mu byaha byavuga nuko bashwanye nibwo uzamenya nawe ko n'impamvu cyane rwose kubera ko yarababaye ku giti cye asiye uburakari afite nta nubwo nzi ko uzamugera nyine yarakize ariko nyine aracyari wa wundi ntabwo nta cyahindutse naba n'uyu wenda nyuma yaje gusaba imbabazi aracyari ya kamere ya kera n'ubundi kamere yarayujuje yose yishakiye nawe uramuzi kamere ramukobwa sivizi ntabwo nzi ko mwabanyeho dore niyo mpamvu njyewe mbincanze nigurukira niwe mpamvu yabincanze urahukana ndigurukira nkazagaruka amaze gucururuka burya cyagiye nabonaga n'ibitinda ari bunshyire sinza bigenze yewe gucanze urahukana nyaruka wigendere rwose namuze ko kakubonye hano byatuma nta mahoro ngira uzi ko ari wowe ari wowe yavuga ko arije wanagukuruye ugasanga nta mahoro mfite nta mahoro amaye kandi yarambuje ngo ntuzagaruke mu rugo rwe ari dufite sangahera neye ko nagera i Kigali ubwo mbanze nkubwira uzi ko n'umugabo nabonye wahukana byoroshye kenshi gashoboka ndagenda ko nkagaruka rega muntu we umuryango ni cyumara undi ngo hahukana umugore ariko wowe usigaye wahukana ubona uri utabaye we wigurukira we byazakunda utevire mu nzira ubona yava mu nzira ubona hafi gutaha yakuvira mu nzira cyangwa n'ibyo ugomba kuba ni reka niha amahoro mbe nigiriye mu kazi byibura nanashaka n'agashamburete nibe nakira nzi ko nakira azabaciye bugufi akaba umugore muzima akoroha akicuza ariko do reka bajya bavuga ngo urushaka uragwira yewe nanjye narashatse niba utarashatse ahubwo baragushatse ahubwo niko njye mbibona kuko nta n'indi mpamvu kubera ko asi yagira amahane kandi nyine ushobora kuba yenda wamugana iminsi mfatiraho izi saha wenda naza ngira bamuze atagusanga kuba yenda nagera i Kigali ariko reka birakunda se ngo ngusezere basi ngohe kumugisha w'i Kigali ngusezere nanjye nsubire i Kigali yagenda nta kibazo agenda suko amayikaze ukansuhuza umikaze ukabyemera nasezeye se nkasubira nta kibazo ngaho genda mu rugo amahoro urakoze kunsura ngaho genda sawa murakoze ntabwo ngaho musigara amahoro sawa nta kundi ganiriza umugore gusobanurira gahunda yose byabaye byose akamodoka ngera i Kigali sawa natwe turagusanga mu nzira niko mama kuburukanye umukwe nabi ntabwo uzongera kumukenera buriya ntabwo nzongera kumukenera
ubu nusonza ntuzahamagara utireka mpamagara umukwe ikigarame 2 kandi duhinga uzi imyaka tuba dufite ko natwe tubagemurira muri make nta kintu uzongera gukenera ku mukwe wawe. nta kintu bakeneyeho nta nicyo nzabakeneraho. ahubwo se buri ugikeneye bakiguha kandi nanjye ntacyo niyo bakimpa ntacyo nakwemera. Narabazindutswe nta kintu nakwemera. ngo ku mwanzuro wafashe uba wumva utazicuza. Oya kubera ko buriya kumenyana n'umuntu sinakumenyana uri n'umuryango wawe nanone waguturutseho, ariko icyo mbonye cyo nuko umugabo we aciye bugufi, ntago ameze nk'umugore uko biri kose, ntago ari mubi cyane nk'umugore we, ariko mugira inama yuko yataha akajya mu rugo akabanza akaganiriza umugore we, akamubaza ibyo ari kukubaza yakabibashije umugore we, akaba ari umusobanurira impamvu wagiye, hanyuma akajya yayimenya. Ariko uko biri kose bizakemuka. Impamvu umukwe wawe aje yumva ko yari afite impamvu hangase avuga ati ni gute mabukwe yagiye ntabizi, akajye nawe yumva harimo ikibazo, agira amatsiko yo kuza kureba. Ariko nyine uko biri kose ntacyo muraganire byibura, aranakubonye nawe uramubonye, nta kibazo. muzi ariko ngo yararakaye cyane. yararakaye cyane ntashaka no kumva umukwe we, ntashaka no kumva umukobwa we, bibaho. Abuzukuru muzajya mubabona gute ko mudashaka? Abuzukuru barizana, barakuze kandi bakunda nyirakuru na sekuru cyane. Muri make nta mpamvu izongera kuzana amaguru yawe yerekeza mu muryango wabo. Reka sinzongera no kurota Kigali aho baba. Mbere watekerezaga yuko bino byose bitaraba, umukobwa akubwira ati mama ngwini Kigali, wumvaga ko bizaye uko wabitekerezaga bizagenda? Wumvaga niko byagenze cyangwa byagenze ukundi kuntu utabikekaga? Byagenze ukundi kuntu ntabikekaga. Numvaga ko bazanyakira neza cyane, nkumva yuko ndi umukwe, mbese ndi mabukwe w'umuhungu, kabana mama umukwe wanjye azanyakira neza, nkabana mama w'umukobwa azanyakira neza. Wasanga uhavuye nta nakabyeri yigiza kugurira nakana. Reka kandi utagaheruka. Ntako kandi iwanjye ntago bushobora kwira ntanywe yakabyeri, tanywe urwawe cyangwa yakagwa. Numva turanywa rwose pe. Ahubwo abantu b'i Kigali baragoye kubera imihaho yabo. Biba ari ibibazo bikaze, gusa uko biri kose ntacyo buriya no kuba ufite umuryango i Kigali uvuga uti hano byanze nakirukira aha. Uko byagenda kose buri kibazo mufitanye kizashyira gikemuke, mwongere ugire umukwe wawe. Bizagira inzira bicamo, ntago wabimenya, ariko buriya wenda ntibyabura, ariko ntago bizi wenda. Cyakora wenda nshaje cyane, wenda nzanye imisatsi 2 ntago bimenya, ntago mbizi. Nuzo n'imisatsi 2 izaba ikimpagaritse kuri iyi si, wenda sinzi uko bizagenda. Sawa rero bwo, ariko gusa icy'ingenzi nuko wenda muko wawe mubonanye n'umukobwa wawe muzashyira wenda mubonane cyangwa munavugane. Buriya hari nkuko wasabye imbabazi ukazihabwa, nawe ashobora kuzagusaba imbabazi. Buri umuntu wese yaciye bugufi ibintu byose bigenda neza, nawe ashaka kuzagusaba imbabazi nawe ukamubabarira, keretse nakomeza cyane azabanza asaba imbabazi papa we, nanjye ubwo papa we nabyemera nanjye nzazimuha. Ndumva rero twasoreza ahangaha, gusa buri kintu cyose kigira igihe cyacyo kikagera kikarangira. Nawe nubwo ufite uburakari, ariko jya woroshyamo uvuga uti buriya n'umwana wawe ntago yagira undi nyina, buriya uko byagenda kose waramubyaye uri nyina. Uko byagenda kose reka twizere ko bizashyira bigakemuka, tukazahurira hano twese tuje kwiyunga ari umuryango wuzuye, noneho nta matiko arimo. Reka dusoze natwe, reka dusoreze ikiganiro cyacu na mutaha.